Shiti muvandimwe, Nyemerera ngusuhuze kandi nkwifurize kugira amahoro n'imigisha bituruka ku Mwami Imana. Yesu ashimwe. Nifuje cyane ko twaganira ku magambo aturuka mu byanditswe byera afite umutwe uvuga ngo igiti cy'amababi gusa. Muri Bibiliya hari inkuru ya Yesu avuma igiti cyitwa umutini. Iyo uyisomye wumva itangaje, ariko kandi kuvumwa kw'iki giti cy'umutini umuburo Yesu yaragaragarije ishyanga ry'abayuda kubw'amakosa bakoraga, ndetse kandi usanga ari n'umuburo ukomeye ko ariho muri iki gihe bavuga ko ari abakristo. Reka tubanze dusome muri Bibiliya uko byagenze. Fata Bibiliya yawe turambure muri Mariko igice cya 11 umurongo wa 12 kugera kwa 14. Haranditse ngo bukeye bwaho mu gitondo bamaze kuva i Betaniya arasonza, areba kure abona umutini uriho ibibabi, arawegera ngo ahari awubonaho imbuto, nyamara awugezeho ntiyagira icyo abona keretse ibibabi, kuko kitari igihe cyo kwera kw'imitini. Arawubwira ati, umuntu ntakariye ku mbuto zawe iteka ryose. Abigishwa be barabyumva. Hari inyandiko nyinshi zigaruka kuri aya magambo dusomye muri uyu murongo. Amateka ubwayo avuze ikintu gikomeye. Ubundi nibyo koko icyo gihe nticyari igihe cyo kwera kw'imbuto z'umutini. Aho Yesu yaranyuze hari ibindi biti byinshi by'imitini bitari bifite amababi, bityo nta muntu wari gutekereza icyo gusoroma imbuto z'imitini kuri ibyo biti, cyane ko kitari n'igihe cyo kwera kwazo. Igitangaje rero muri iyi nkuru ni igiti kimwe cyagaragayeho amababi menshi kandi atoshye. Bivugwa ko ubundi umutini iyo wazanye amababi muri ubwo buryo uba waramaze, cyangwa se ushobora kuba wawusangaho imbuto wanasoroma. Icyo nicyo cyateye Yesu kuwegera, maze yegera uwo mutini kuko wagaragazaga ibimenyetso ko waba ufite imbuto, ariko awugezeho asanga habe na mba. Niko kuwuvuma ati, umuntu ntakariye ku mbuto zawe iteka ryose. Hari abashobora kwibaza ngo uyu mutini wazize iki, cyangwa se bakaba bakwibaza bati kuvumwa kwawo ni iki Yesu yari ashatse kwigisha. Mbere y'uko twibaza bimwe muri ibyo bibazo byerekeye iki giti cyavumwe cy'umutini, reka turebe ibyaje no kuba kuri wa mutini. Dukomeje gusoma muri Bibiliya muri Mariko igice cya 11 umurongo wa 20 kugera ku 23, haranditse ngo bukeye bwaho mu gitondo kare bakigenda babona wa mutini wumye uhereye mu mizi. Petero yibutse ibyawo aramubwira ati, mwigishe, dore wa mutini wavumye wumye. Yesu arabasubiza ati, mwizere Imana. Arababwira ukuri yuko umuntu wese wabwira uyu musozi ati, shinguka utabwe mu nyanja, ntashidikanye mu mutima we, yizeye yuko icyo avuze gikorwa, yakibona. Ibyo mutini byahise bigera ku iherezo. Ibibabi byarangije kuma no guhunguka, ariko kubera ko icyo giti cyumye guhera mu mizi, nticyagombaga kuzongera kwera bibaho, ahubwo cyari kuzarimburwa kigakurwa mu murima. Iri jambo muryitondere, kuko cyumye guhera mu mizi. Ubundi n'ibindi biti niko byagaragaraga aho ngaho, ariko byo ni uko amababi yabaga yarahungutse, ariko imizi yabaga igifite ubuzima, ku buryo habaga hari icyizere y'uko bizongera gushibuka amababi. Mwibuke mu murima hari harimo ibindi biti, ibyo koko nk'uko tubivuze bitari bifite amababi, ariko byo bitegereje kugera igihe cy'umweru nyine bikazongera kwera. Mu bihugu bikonja, akenshi mu gihe cy'ubukonje ibiti koko ushobora gusanga byinshi bidafite amababi, ukaba wakeka ko byumye, ariko n'ubundi biba bizongera gushibuka amababi, ubuzima buba bubirimo. Iki giti Yesu yavumye, guhunguka kw'amababi kwacyo ntabwo byari nk'ibyo biti bindi byari bigifite ubuzima mu mizi yabyo, kuko cyo cyari cyamaze kuma ngo gihereye mu mizi. Bivuze ngo cyari cyumye, ariko nta bundi buzima cyari kuzongera kubona. Iri rero ryari isomo rikomeye
ku ishyanga ry'abayuda. Mu gihe cya Yesu, abayuda bari barahawe isumbwe mu mahanga yarabakikije. Bari baragize umugisha wo guhabwa inshingano ikomeye kandi yera yo guteguririza Mesiya wagombaga kuzavukira muri bo. Bari bafite urusengero rwera i Yerusalemu rwarimo ubwiru bw'ijuru bwo gucungurwa kw'inyokomuntu. Bari barahawe amategeko 10 y'Imana kandi Imana irayabihera ubwayo kugira ngo bamenye iby'Imana ikunda n'ibyo yanga mu mico yayo. Imana yari yarakoze ibimenyetso n'ibitangaza byinshi muri bo, by'umwihariko igihe bakoraga mu buretwa mu gihugu cya Egiputa. Ibyo byose n'ibindi bitangaza byakorewe muri iri shyanga byatumaga ari ishyanga rigaragara nk'iridasanzwe hagati y'amahanga yarabakikije menshi atarazi Imana. Uko ishyanga ry'abayuda ryari rifite amateka yuzuyemo ibitangaza by'ukuntu Imana yakoranye nabo, byatumaga abantu bifuza kubasura, abantu bakifuza kubasanga ahari wenda ngo babagirireho umugisha uturuka ku Mana yabo. Nyamara iyo wageraga muri iri shyanga ry'abayuda, washoboraga gusangamo abantu badafite urukundo rwose, abantu badafite imico cyangwa se ibikorwa by'ubuntu byatuma wishimira agakiza gaturuka ku Mwami Imana yabo. Washoboraga gusanga muri iri shyanga harimo abantu bironda, abantu badakunda abanyamahanga, abantu cyangwa se wasanga banena abandi, abantu bagira ubugome, abantu batishimira abandi, batishimira igisha y'abandi, abantu batarimo imico wavuga ko yerereza Imana rwose. Bashobora kubasanga rwose ari abantu baba bagira ubugome nk'uko tubivuze, batishimira abandi n'indi mico itari myiza, ariko kandi idahuje n'umurongo Imana yabahaye wo kubaho, bityo ibyo wabumvanaga ukaba wasanga atari byo bakoraga. Yesu yigeze kubivugaho ahandi abwira abanditsi n'abafarisayo. Iyo dusomye muri Matayo igice cya 23 umurongo wa 2 kugera ku wa 7, hari amagambo akomeye ahanditse Yesu yabwiye abanditsi n'abafarisayo. Hereye ku murongo wa 2 handitse ngo, abanditsi n'abafarisayo bicaye ku ntebe ya Mose, nuko rero ibyo bababwira byose mubikore mubiziririze, ariko imigenzo yabo mwe kwikurikiza, kuko ibyo bavuga atari byo bakora. Bahambira imitwaro iremereye idaterurwa, bakayihekesha abantu ku ntugu, ariko ubwabo ntibemere kuba bayikozaho n'urutoki rwabo. Ahubwo imirimo yabo yose bayikorera kugira ngo abantu babarebe. Impapuro bambara zanditsweho amagambo y'Imana bazagura, bakongera inshunda z'imyenda yabo, kandi bakunda imyanya y'abakuru mu birori n'intebe z'icyubahiro mu masinagogi, no kuramukirizwa mu maguriro, no kwitwa n'abantu rabi. Ibi Yesu yavuze muri iyi mirongo bigaragaza ko ibyo rubanda babwirwaga byabaga ari byo, bisomwa nyine mu ijambo ry'Imana, ibyo babwirwaga n'aba banditsi n'abafarisayo, ariko hari icyitonderwa ku bikorwa byabo. Nyamara nubwo bari bafite uwo mugayo, ntibaburaga kandi guhatira abantu kuza kuba muri bo no kugendera ku mico n'imigenzereze yabo. Mu yandi magambo, abayuda bashoboraga kwishimira gufata abanyamahanga bakabahindura abayuda binyuze mu kwemera kugendera ku muco n'imigirire yabo. Niyo mpamvu Yesu yabacyashye bikomeye mu murongo wa 15 w'icyo gice, Matayo 23 umurongo wa 15, ati, mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano kuko muzererezwa mu nyanja no mu misozi no guhindura umuntu umwe ngo yemere idini yanyu, ariko iyo yahindutse mutuma baruta ikubwe Byari kuba umwana w'Igehinomu. Igiti rero cy'umutini cyagaragazaga ibibabi muri byinshi bidafite amababi, kigereranya ishyanga ry'abayuda ryari rifite byinshi byahembura amahanga menshi yarabakikije adafite Imana. Igihe Yesu yegeraga wa mutini ashonje akaburaho imbuto, ishushanya uko abanyamahanga bajyaga baza mu bayuda bifuza Imana yabo, babageramo ahubwo ibyabo bikaba byaba bibi kurusha mbere. Ndetse na Yesu igihe yazaga nk'ishyanga ryagombaga kumuteguriza kuzavukira muri iyi si, yagombaga kurisanga rifite imico, imyemerere, imigirire byubahisha Imana. Ariko Yesu ntabwo ariko yabasanze, ahubwo nabo iyo urebye ubwabo usanga baratunguwe no kuvuka kwa Yesu, kuko ntabwo bahise babimenya. Ahubwo iyo dusomye muri Bibiliya
dusanga abanyamahanga bakure muzi by'abanyabwenge baje kureba Yesu, ariko bageze muri Yerusalemu ntabwo basanze abaho rwose bazi ibyabaye. Igihe rero Yesu yavumaga igiti cy'umutini cyagaragaraga nk'igifite imbuto nyamara ntazo, yaragaragaje amaherezo azaba kuri iryo shyanga cyangwa se ku bantu bameze batyo, kuko ryari rifite byose ariko rikikanyiza, rikibona, rikagira kwikunda nyamara ryirata ko rifite Imana muri ryo. Uko uwo mutini wumye niko byajyaga kuzagendekera abantu b'i Yerusalemu cyangwa se ishyanga ry'Abayuda. Yari yarabaye igitangarirwa mu gihe cya kera, kuko nyuma yaho nk'uko tuzi iby'amateka, burya mu mwaka 34 ubutumwa bwaje guhindukira abanyamahanga nyuma y'urupfu rwa Stefano. Ndetse abazi iby'amateka muzi ko mu mwaka wa 70 Yerusalemu yaje kurimburwa, ibyayo birarangira. Yesu yarabahanuriye burya n'ibyagombaga kuzababaho nibakomeza kwanga agakiza. Ibi kandi byagombaga kuba nanone ubutumwa ku muntu uwo ari we wese muri bo wahawe umugisha n'Imana, akagira byinshi byiza Imana yamukoreye, byakabaye biba impamvu n'uburyo bwo kubwiriza abandi ubutumwa bwiza no guhishurira abandi neza y'Imana. Ariko kandi iyo mpano cyangwa se iyo migisha ntibabikoreshe mu kubera abandi umugisha. Ibi rero kandi munyemerere bitwerekeze ku muburo ku bariho muri iki gihe. Uyu munsi naho birashoboka ko hari umuntu wagaragaraho ko afite iby'Imana, ko ari umukozi w'Imana, ko akijijwe, ko afite iby'Umwuka muri we, ndetse abantu bakifuza cyane ko bamusanga kugira ngo bamugirireho umugisha. Nyamara tekereza baramutse bamusanze ahubwo bagasanga niwe mubi kurushaho, ntacyo bamukuraho. Mu buzima busanzwe biroroha kumenya uko wakwitwara ku bantu basanzwe badakijijwe, abantu bavuga ko badafite Imana cyangwa se wakwita ko batazi Imana. Abantu batazi Imana biroroshye kumenya ibyo wabitegaho, bityo no kubirinda mu gihe udashaka gufatanya nabo birashoboka. Abo ni ibiti, wabagereranya n'ibiti bidafite amababi, ntabwo wabishakiraho imbuto. Ariko abantu bitwa ko ari abakristo, abantu bavuga ko bafite Imana, abantu bavuga ko bafite iby'Imana muri bo, muri benshi batazi Imana, wabagereranya n'igiti cyari gifite ibibabi muri byinshi bidafite ibibabi. Ariko rero tekereza ugeze kuri icyo giti, ugeze kuri abo bantu, imbuto wari witeze kubasoroma ugasanga ntazo, nko kuri wa mutini. Byaba ari akaga gakomeye cyane, kuko burya akenshi iyo abantu bavuga ko bazi Imana, nabyo ubwabyo bishobora kurarika benshi babifuzaho ineza y'Imana. Erega na Bibiliya niko ibivuga. Hari imirongo myinshi muri Bibiliya wasoma ugasanga ivuga ibijyanye n'iyi ngingo. Abefeso 5:10 kugera ku 12 haranditse ngo mushakashake uko mwamenya iby'Umwami ashima, ntukifatanye n'imirimo yabo mwijima itagira umumaro, ahubwo muyihane, kuko ibikorwa nabo rwihishwa biteye isoni no kubivuga. Ijambo ry'Imana ryatanze umuburo. Iyo usomye n'aya magambo ubona ko hari umuburo ko atari byiza kwifatanya n'abo mwijima. Ibi rero bituma abantu bashobora kwiringira cyane noneho yuko bashakashaka abavuga cyangwa se abazwiho ko bafite Imana. Ariko kandi biranashoboka yuko wakwiringira cyane yuko umuntu afite Imana, bamusanga ugasanga n'ubundi ibyo wari umwitezeho ntabyo afite. Nyamara birashoboka ko umuntu yavuga ati kanaka arakijijwe, ibyo twavugaga ati reka musange aramfasha mu buryo bw'iby'Umwuka. Mwibaze rero amugezeho agasanga niwe muntu mubi kurusha abazi. Ingero: amatiku, ubugambanyi, ubuhehesi, ubusambanyi, ubujura, urwango, amacakubiri, kubeshya. Ibi byose n'ibindi navuze ushobora kubisanga mu biyita ko ari abakristo cyangwa se bavuga ngo barakijijwe. Ibi rero bitukisha izina ry'Uwiteka kandi Bibiliya ibiciraho iteka. Iyo dusomye mu Baroma 2:21 kugera ku 24,
Haranditse ngo mbese wigisha abandi ntiwigisha? Ko hana kwiba nawe ukiba, kuvuga ngo ntugasambane nawe usambana, ko wanga ibishushanyo bisengwa nawe ukanduza urusengero, ko wirata amategeko nawe ugayisha Imana kuyacumura. Izina ry'Imana ritukwa mu bapagani ku bwanyu nk'uko byanditswe. Abantu bitwa ko ari abakristo bavuga ko bakijijwe, ko bazi Imana, maze ukaba wabasangaho cyangwa se ukaba wabasanga ubitezeho amakiriro, ubitezeho ineza, ubitezeho ubutabazi, hanyuma ugasanga ibyo bavuga si byo bakora. Ugasanga nta mbuto z'umwuka wabasangana, ugasanga utunguwe no gusanga ahubwo ibyo bavuga batabikora. Abo bantu bameze nka wa mutini Yesu yabuzeho imbuto akawuvuma. Kandi iyo umuntu agize umugisha wo kugendererwa n'Imana, akagira umugisha wo kubwirwa iby'Imana, akagira umugisha wo kumenya izina ryiza rya Kristo dukirizwamo, ibyo bintu abantu bakaba babimitekerezaho, ariko muri we akaba atahamanya n'umutima we ko ari byo akwiye gukurikiza. Burya ashobora kugera igihe ijwi ry'Imana ritakivugana nawe, akaba umunyabyaha mubi rwimbi utatezweho no kuba yakwihana. Kuko biroroshye cyane ko umuntu utazi Imana, utarigeze amenya iby'Imana, yahura n'ijambo ry'Imana agakizwa. Ariko rero umuntu wamenye iby'Imana, wabwiwe iby'Imana, umuntu utekereza ko ari umukristo wabaye mu itorero ry'Imana ariko akanga guhinduka, burya uwo aragoye kuba wamuhindura. Twabigeranya nuko umuntu yaba asinziye, umwe arasinziriye undi arisinzirije. Birumvikana yuko byakoroha cyane gukangura usinziriye, ariko si umuntu wisinzirije wamukangura. Ko umugambi wari ukwisinziriza nyine yabyumva kuri kumukangura, ariko ntabwo yabyemera kuvayo cyangwa se ngo akanguke agaragare nk'ukangutse. Hari abantu benshi bashobora kugira umugisha wo guhura cyangwa se bari ahantu havugirwa iby'Imana, ariko mu mitima yabo bakinangira rwose, babigambiriye ko badashaka kugendera kuri iryo jambo. Abo rero igihe ijwi ry'Imana ryaceceka ntiryongere kuvugana nabo, baba bahindutse nka wa mutini wavumwe. Nta bundi buryo bashobora kuzongera kugira amahirwe yo kwihana. Niyo mpamvu nshuti bavandimwe, igihe hari ikintu runaka wumva hari ijwi ry'Imana rikongera mu mutima ngo kireke si cyiza, burya aba ari ijwi ry'Umwuka Wera. Iyo rero ukomeje kurininira ugakomeza kwanga gukora icyo kintu, kandi ijwi ry'Imana kugira ngo bireke ibyo bintu si byiza, bireke ibyo bintu si byiza, burya bigera igihe ntiwongere kumva uwo mutima namuguhana, noneho cya kintu ukagikora nk'aho rwose nta kibazo. Icyo gihe ijwi rya Mwuka riba risa nk'iryaceceke. Ibyo rero bishobora gutuma utazigera ugira amahirwe yo kwihana, umeze nka cya giti cyavumwe. Niyo mpamvu igihe cyose wumva hari umutimanama cyangwa se ugahura n'umuntu akubwira ati ibi bintu si byiza, bireke, burya ibyo ni ikimenyetso y'uko Umwuka Wera akigushakaho kwihana, guhinduka. Ariko burya hari abantu bagera ku rwego n'iryo jwi ritakivuga. Iyo ari abantu bagize amahirwe yo kumenya Imana, bishobora gutuma mu buzima bwabo batazigera bongera kugira amahirwe yo kwihana. Baba bameze rero nka cya giti cyavumwe, kuko cyumye gihereye mu mizi, nta bundi buzima cyari kwitega. Tugana rero ku musozo, kuri iyi ngingo ivuga iby'umutini w'amababi gusa utagira imbuto, ni ingenzi kuzirikana icyatuma tugerwaho n'ishyano yatugwira igihe Yesu adukwiyeho amaboko kubwo kutera imbuto zikwiriye abihana. Ntabwo dukwiye kuba ibiti by'amababi gusa bitera imbuto. Ibiti abantu batekereza yuko biriho imbuto babigeraho bagasanga ntazo. Birumvikana ko hari imbuto nanone z'umwuka zikwiye gusoromwa ku biti byo mu murima w'Imana, ari byo abizera Kristo Yesu bari mu isi bakwiye kwitaho.
igihe umuntu ari mu itorero ry'Imana wamugereranya nk'igiti kiri mu murima w'Imana. Icyo giti rero gikwiye no kwera imbuto. Tukivuga ku mbuto, reka tuvuge ku mbuto z'Umwuka wera Pawulo yavuze mu Bagalatiya igice cya 5 umurongo wa 22 kugera ku murongo wa 26. Haranditse ngo ariko rero imbuto z'Umwuka ni urukundo, n'ibyishimo, n'amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Imeze bityo nta mategeko abihana. Abakristo Yesu babambanye kamere n'iruba n'irari ryayo. Niba tubeshwaho n'Umwuka, tujye tuyoborwa n'Umwuka, twe kwifata uko tutari, twenderanya kandi tugererana amahari. Iyo urebye imyitwarire cyangwa se izi mbuto zivuzwe muri uyu murongo, usanga ari ingenzi cyane ko biba ibintu bikwiye kuranga abakristo bavuga ko bazi Imana. Izi mbuto niziboneka muri twe, ntituzagerwaho n'umuvumo wabaye igiti cy'umutini w'ibibabi gusa kandi utera imbuto. Ariko kandi kugira ngo tubashe kwera imbuto nanone, bisaba ko dukomeza komatana na Kristo Yesu. Yagiye abivuga kenshi ati ngende umuzabibu namwe mu namashami yawo. Dukwiye gukomeza komatana na Yesu kugira ngo tubashe kugira ubugingo buvuye muri we. Nibwo tuzabasha kwera imbuto, kuko uramutse nanone utemye ishami ry'igiti ku giti rigomba kuma. Bisaba ko dukomeza komatana na Yesu kandi tukemera kuyoborwa nawe kugira ngo akorere muri twe. Niba iki ari cyo cyifuzo cyawe nshuti muvandimwe, ukaba wifuza cyane kwera imbuto zikwiriye abihannye, ukaba wifuza cyane ko Kristo yakorera muri wowe, ukaba utifuza ko wagaragara nk'igiti cy'ibibabi gusa, igiti abantu babona bakumva bakisanga ngo basoromeho imbuto ariko bakugeraho bagasanga ntacyo bifite, wowe ukumva wifuza kugira itandukaniro, ukumva wifuza ko abantu babona imirimo myiza Kristo agukoresha cyangwa se akorera muri wowe, ukaba wifuza kwerereza izina ry'Uwiteka, ukifuza cyane ko Kristo agaragara muri wowe. Ndasaba Imana yo mu ijuru kugira ngo ibikubashishe kandi iguhe umugisha ku bw'ibyifuzo byiza, mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen.